reka nongereho ikaze umukunzi wa RN Sport TV, tubashimira mwebwe mudahwema kutukurikira ndetse nawe wamaze gukora subscribe. Ku munsi wo ku cyumweru nibwo ikipe ya Sport yaragiye Musanze ihagwayo kuko yatsindiwe igitego kimwe ku busa. Twaba tugiye kureba iminzani rero kabisa iba yagiye itredinga kuri social media. Turahera kuri ngo witwa MP Love. Uyu ni umufana ukomeye w'ikipe ya Pera barizwa muri Online Fan Club. Yahise ashimira Mugiraneza Jean Baptiste Migi, umutoza wungirije wa Musanze FC, aho yagize ati ntago wanengushye mu bintu natekerezaga nkimara kwirukanwa muri APR FC, Rayon Sport ntirimo. Bingi na magambo Migi nyine yavuze. Hano urabona Pilave kabisa akaba byamunejeje cyane cyane. Uyu MP Love yakomeje agira ati Rayon Sport igwe mu birunga, abaturage bo mu murenge wa Shingiro, Kinigi no mu Ibereshi irya mbere n'irya gatanu bayihurwa amenyo. Bisi zatwaye abafana zimanutse mu matsinda ziza i Kigali. Uyu ni MP Love n'umufana ukomeye w'ikipe ya APR kabisa. Undi muntu hano ufite umunzani ukomeye cyane umutipe witwa Pimas Rwabusisi, ngo hano kuri Twitter aragira ati Musa Eseno yatumenyesheje ko yamaze kugera ikirenge mu cyambawomba taresha. Abo se n'abafana ro ba APR hano baba bafite umunzani uteye ubwoba kabisa. Uyu Pimas yakomeje ati umuryango w'uyu mwana ngo wamaze kugeza ikirego muri FIFA, ngo umwana wabo yakoreshejwe mu myenda iteye ipfunwe. Pimas Rwabusisi koko wambabariye. Aba n'abafana ba APR abenshi hano bafite umunzani kubera ikipe ya Rayon Sport yatsinzwe igitego kimwe ku busa itsindirwa i Musanze. Hari iminzani rero tuba twabateguriye, tuba tugenda tubashyiriraho iyo ikipe ya PRFC yatsinzwe cyangwa se ikipe ya Rayon Sport cyangwa se Kiyovu. Hano tuba dufite abantu bafite iminzani ikomeye cyane tugenda kabisa tubereka, twisekera twishima. Uyu muntu witwa Rwabusisi ebana rero kabisa yatsinzwe aba yayifatiranye. Hano yongera avuga ati from amatsinda to relegation battle, abaryi b'inka y'umwami WhatsApp turigwe ngo ni reyo iyo nka. Nanga nzifite amara y'ubururu n'umwaka ingano yavuye ebana. Rwabusisi amaboko hejuru. Uyu ni umunyamakuru ukomeye kuri BNB FM Umwezi Samir Sylvestre Tsanzimana, akaba nawe hano yagize kabisa umunzana kubitana bareyo. Aratangira ati ariko ngo Musanze ipondeye umusenyi muri Mukamburu. arabaza Lorenzo wihebeye Rayon Sport akaba atuye ni Musanze. Samiri bana yanjye ako Samiri bite byawe ngo ariko ngo Musanze ipondeye umusenyi muri Makamburu. Sabiri we sha ndumuye koko ukora kose. Benjamin Gicumbi ukora kuri BNB nawe kabisa ibintu byamuvanze hano kuri Rayon Sport ati icyo mbaza mu ncamake urugendo rwa Rayon Sport Musanze rwarangiye gute tarasha. Urari kwibarisha wagira ngo ajyana agaze ko byarangiye. Ati ndashaka umuntu uzi kubara inkuru neza ambwire uko Rayon Sport ni Musanze byagenze. Wabashije kwandika ujya kuri Twitter utazi uburyo match yarangiye. Minzani yanyu rwose hano mamugira ngo murwaze umutima bareyo. Uwo ni Benjamin Gicumbi rero uramuzi cyane kuri BNB FM Umwezi Gicumbi. Twageze kuri Kayishema Tetitsiro. Ubundi uyu nguyu iyi kipe yari yatakaje cyangwa APR gatakaza, ntagabura amagambo akomeye cyane kubita hariya kabisa y'iminzani. Kuri rero dore ukuntu hano yabigenje. Musanze itaye Rayon Sport kwa Kajwiga, ingagi nkuru yimanuka ku gasozi k'ikirunga cya Karisimbi. Full time kimwe Musanze Rayon Sport ubusa. Rayon Sport ifite intsinzwe imwe mu mikino 7 Rayon Sport ifite intsinzi imwe mu mikino 7 iheruka mu gihe cya tariki 29 z'ukwa 10 basura Mukeba uri kwishakamo ibisubizo gahoro gahoro. Rayon Sport yongeye kutoroherwa ku bworoherane kuko ubwo baherukaga batsinzwe na Musanze ibitego 2 ku busa. Ku itariki 21 z'ukwa 10 Muhazi irakina na Musanze, 21 z'ukwa 10 Rayon ikine na Sunrise. Uwo ni Kayishema Tetitsiro umunyamakuru wa RBA ati Rayon Sport bayitaye kwa Kajwiga.
umunzani uba ukomeye cyane kabisa. Hano rero hari umuntu ufite umunzani upima nka toni, umuntu witwa ngo ni Chris Mu ati tubajije ingagi icyakorwa ngo twambariye amatsinda ijye mu matsinda iraturika iraseka. Oreyo Chris Mu mana we, cyokoze abantu bagira iminzani pe, ubu njye mba numiwe. Uyu yitwa Umwene Gitore kuri Twitter nawe rwose iyo ikipe ya Rayon Sport yatsinzwe iba yamugoreweho. Hano ahise azana akadeba hano ka hagati ngo ya Marayika na Nkunda Match. Marayika ngo yatangiye abaza Nkunda Match ati Nkundama noneho se wo kabyara we iyi ntsinzwi turayegeka kuri nde ko twigenje? Umva Nkunda Match yewe Marayi ahaho biragoye pe, ariko reka intsinzwi dupfe kuyegeka ku kibuga nubwo tutagikineho twenyine. None se ko na Rurisa yaturwanyeho tukinanirwa. Bibutsa ko Rurisa yongeye iminota 10 yose kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ko yagombora, ariko biza kwanga. Bene Gitore rero hano nuko nguko nawe isa bisoza, nabo bafite iminzani ikomeye cyane. Iminzani rero yari yo ngiyo kabisa, iminzani bari myinshi cyane ariko tuba twagiye duhitamo iremereye cyane. Twibutsa ko ikipe ya Rayon Sport yatsindiwe i Musanze. Kuri ubu ngubu rero ikaba iri ku mwanya wa 6 n'amanota 9. Niho yiryamiye kabisa hariya ku mwanya wa 6 ifite amanota 9 yonyine. Turabashimiye. Iyi ni RN Sport TV.